mana nuko wafashaga na sogokuruza niko natwo uzadufasha mu myaka iri imbere niko natwo uzadufasha mu myaka iri imbere umuyaga w'ishuheri urawuturinda uzatubera ubuturo budashira iteka uzatubera ubuturo budashira iteka mana wadutabaraga mu minsi ya kera na none uzaturengere tugeze na none uzaturengere Yesu baba tugeze mana wadutabaraga mana wadutabaraga mu minsi ya kera na none uzaturengere tugeze mana wadutabaraga mana wadutabaraga mu minsi ya kera na none uzaturengere tugeze kugupfa imisozi itararemwa imisozi itararemwa isi itarahunga uhereye kera kose nibwo wahoze kera kose uhereye kera Yesu baba zonenenge yatoteze urasanevo baba we Yesu salame nyansi gloria zonenenge yatoteze nevo Yesu baba zonenenge yatoteze nevo rekuzubane nakwe we baba Yesu Kristo zonenenge yatoteze nevo rekuzutugirire neza rekuzutwambika imbaraga we Yesu baba salame nyansi gloria zonenenge yatoteze nevo ubane nakwe kandi utugirire we Yesu baba Yesu Kristo zonenenge yatoteze ati bwoko bwanje ati mbabwire ngo ndi Uwiteka Yesu baba zonenenge yatoteze ati mbabwire ngo ndi hagati muri we Yesu baba turabakiriye kuri forum y'igitoki cy'umukwe kuko mubimenyereye tubagezaho ijambo ry'Imana amazina nasanzwe ni Hakizimana Bosco nkuko mubimenyereye dufite abavuga butumwa dufatanyije umurimo biteguye kuja babagezaho ijambo ry'Imana umunsi ku munsi bahaguruka bakabasuhuza bakanabibwira Imana ibahumugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Mukamwiza twese Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ubwo ijambo ry'Imana tugiye kumva tugiye gusenga Imana nitumara gusenga Imana twumve n'ijambo ry'Imana ibirenze by'Imana iduhana umugisha ko turishije gusenga Imana. Mana nziza turagushimye turaguhimbaje uri umukozi w'umuhanga uri uwera izina ryawe nirihabwe icyubahiro ijambo ryawe uravuga ngo abasi Imana yo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ndahagarika imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo ndategetse mu izina rya Yesu ijambo ryawe ni umuhigi rirahiga kandi rikavumbura nyiri ibihe rero ijambo tugiye kumva reka rice riteguca amaboko ngo rihinguke mu kundi aho ko rishinga imizi imitima yacu reka uzubane natwe reka uzuturinde reka uturinde Satani umwanzi rusahura mu izina rya Yesu Kristo uhereye umunsi ndafunga amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo uhereye umwanya
ndasengera ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rikomeza abababaye, ijambo ryawe rikomeza abakomeretse mu mitima, ijambo ryawe n'impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Reka uze utugirire neza kandi udutabare, tugusaba icyo ugatanga byinshi, tubigusabanye isuku n'abera mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Matayo 7:7. Haravuga ngo mukomange musugururirwa, musabe muzahabwa, mushake muzabona. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro izibatabare. Amen. Ijambo ry'Imana yavuze ngo icyanditswe kiravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange musugururirwa. Uyu munsi wa none wadukurikiye kuri Foromo TV, komanga urugururirwa, komanga usugururirwa. Icyifuzo umaranye iminsi, icyifuzo umaranye imyaka n'imyaniko, waragiye ku misozi winjira mu buvumo biranga, ariko Imana y'amahoro ije kugusubiza mu izina rya Yesu. Amen. Genda ukomanga usugururirwa mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Fata ikibazo cyawe cyakunaniye ugitereka imbere y'Imana. Yewe mugaragu w'Imana, mujakazi w'Imana, fata ikigeragezo cyawe cyakunaniye ugitereka imbere y'Imana. Byanga byakunda Imana izakugirira neza. Imana igiye kugusubiza mu izina rya Yesu.